Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo muri iki kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsinde ikintu busabwa, nuko na kugiye kino kizami kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba iyi video ujya aho hasi hasa umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Bibutsa ko Rwanda Driving College yabazaniye urubuga aho ushobora kujyaho ukihugura gukoresha iminota 20, kuko urasangaho ibizame neza iminota 20 nk'iyo ku kizami uzakora kuri polisi. Jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangire wihugure, cyangwa se ujye muri comment ya mbere niyo link wikandeho itukugeza kuri urwo rubuga utangire wihugure gukoresha igihe neza kugira ngo nugerwaho igihe nikizakubere imbogamizi. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 utubwire ubwoko bwa kode ushaka. Ese ushaka kode z'uruhushya rw'agateganyo cyangwa ushaka kode z'uruhushya rwa burundu? Izo zose ziri kuboneka, twandike cyangwa uduhamagare kuri iyo nimero tubigufashemo aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kureba bitakunda uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, twakwigisha twatwizeye ko nugerwa uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikira mu duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tuyabafashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana iki kizame, iki cyapa urabona gifite ishusho. Iyo wavuze ishusho y'icyapa baba bari kukubaza ngo ese icyo cyapa ni uruziga, ese icyo cyapa ni mpande 3 cyangwa icyapa ni mpande 4? Icyapa gifite ishusho ya mpande 4, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara 2 ariyo umweru n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, isangano rifite ishusho ya T. B, inzira idakomeza. C, aho batelefonera mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tugereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, inzira idakomeza. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko inzira giteho munangira idakomeza. Bajya banakibaza mu buryo bw'amagambo akakubaza ngo ese icyapa kivuga ko inzira giteho munangira idakomeza kirangwa n'ibirango by'amabara sati, uzahita uvuga ko ari umweru n'umutuku. Niba kikubaza mu buryo bw'amashusho uhita uhitamo B ivuga ko ari inzira idakomeza. Ndakeka ko rero waramutamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Icyo cyapa kivuga ko we ukibonye utemerewe kujyayo ariko n'abariyo batemerewe kuvayo. Ese kirangwa n'ubuso bw'amabara sate? A, umukara. B, umweru. C, ubururu. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo umutuku. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, umweru. Murabizi kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kuvuga ngo ubuso bwera no kuvuga ngo ubuso bw'umweru, ibyo byose aba ari kimwe. Hano bari bakwaje ku buso, ariko icyo ngicyo kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi nta kirango kiba gifite. Kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango. Kikavuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi, aho wowe ukibonye utemerewe kujyayo ariko n'abariyo
batemerewe kuvayo. Mbibutsa ko Rwanda Driving College yabazaniye urubuga rusure wihugure gukoresha igihe neza kugira ngo ntikizakubera imbogamizi. Jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangire wihugure. Urasanga ibizame amasomo agiye avanguye neza, amatara ukwayo, ibipimo ukwabyo, ibizamini ukwabyo, asigaye wihugure gukoresha igihe neza kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Link iri muri comment ya mbere niyo link, asigaye nawe wihugure. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zijya hejuru uretse ubutaka butsindagiye butandukanye imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira, bwo kunyurwamo gusa n'abandi. Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. A. Abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. B. Abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, bashatse ngo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Bikunda kubaho mwa ino mihanda yo mu mujyi, ukabona nko hagati hari ahantu abanyamaguru baba bahagarara mu gihe wenda ubonye ibinyabiziga bije ari byinshi ukaba uhahagaze mu gihe uri kwambukiranya umuhanda. Ni hariya bari kuvuga. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Tubwire ko dushaka, ese niyo ku ruhushya rw'agateganyo cyangwa niyo ku ruhushya rwa burundu. Aho waba uri hose mu gihugu tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Iyo ufite ibisabwa, ufite nimero y'irangamuntu hafi iminota 3 uba umaze kubona kode. Twakeye cyangwa uduhamagare rero ni kuri 0789 ibyo byose tuyafashemo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibinyabiziga berekeranije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga berekeranije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Niba ibinyabiziga byatonda umurongo urenze metero 500, bagenda babigabanyamo amatsinda. Ese ayo matsinda bagabanyijemo abagomba kuba atarengeje ibihe bipimo by'uburebure? A. Utarengeje metero 50. B. Utarengeje metero 100. C. Utarengeje metero 150. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Ugomba kuba utonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure. Bagabanyijemo itsinda kubera ko ibyo binyabiziga byatonze umurongo urenze metero 500. Babigabanyamo amatsinda, ariko iryo tsinda bagabanyijemo riba rigomba kuba rifite uburebure butarengeje metero 50. Nura mwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'irikurikiyeho uba ugomba kuba byibura ungana na metero 50. Ariko ukibuka ko ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro byo bitajya bigabanywamo amatsinda nubwo byaba bitonze umurongo urengeje metero 500. Nicyo kibazo bajya bakibazo, niyo mpamvu mbivuzeho. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo romoro kiziritse ku kinyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande, uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye butuma itara ry'ikinyabiziga gikurura ritagaragara igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda se bitewe n'uko igihe kimeze, n'igihe cy'imvura cyangwa se n'igihe cy'izuba, hari umucucu mwinshi. Hari ukuntu rero ibigomba kugaragazwa iyo romoroki kuko iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Ese ibigomba kugaragazwa gute? Ango itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. B. Itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, ni itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishishe riri kuri romoruki inyuma. Utari wahisemo rero A, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Niko ino romoruki bigomba kugaragazwa kuko iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana iki kizame, iki cyapa urabona gifite ishusho? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuhanda urombereje ibice byinshi ibumoso. B, umuhanda uyoberejwe ibumoso. C, ibinyabiziga biturutse iburyo bifite uburenganzira bwo gutambuka mbere, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kata ibumoso gusa. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, kata ibumoso gusa. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, kikaba kikubwira ngo icyerekezo gitegetswe ni ugukata ibumoso gusa, nta yandi mahitamo ufite ngo ndakomeza imbere ndakata iburyo. Oya, icyerekezo gitegetswe ni ugukata ibumoso gusa. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. So kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Igice kirenga ku mipine y'ikinyabiziga ntikigomba kurenga. Iyo bavuze ibiziga ni kimwe no kuvuga ngo imipine, niko mubyita. Nikiba kigomba kurenza ibihe bipimo? A, ngo inyuma ni metero 3 na santimetero 50. B, imbere ni metero 1 na santimetero 70. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, inyuma ni metero 3 na santimetero 50, na B, imbere ni metero 1 na santimetero 70, bikaba ari ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, inyuma ni metero 3 na santimetero 50, imbere aba ari metero 2 na santimetero 70. Impamvu duhisemo A gusa nuko bavuze ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70, kandi imbere aba ari metero 2 na santimetero 70. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko baramutse bagihinduye mu bundi buryo wahita ugikora kubera mba bikubwiye hakiri kare. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu saha ategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera ikurikira. Cyavuze ihoni kiri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabyumva. Muye ntera rero: A, ngo metero 100, B, metero 200, C, metero 50, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 150. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 50. Iyo kinyabiziga cyavuze ihoni kiri muri metero 50, ukaba wabyumva. Murabizi ikinyabiziga kigira ibikoresho by'ihoni bitewe n'ukuntu gikoze. Murabizi nk'ibinyabiziga ndakumirwa hari n'ikiba cyavuze ihoni nubwo waba uri mu mubande ukaba wabyumva. Wagera nko kuri za velomoteri ziba zifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Ndakeka ko hano waramusitamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoruki zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikuruka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ntibikurikizwa ku bihe binyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, ngo ku binyabiziga by'ingabo bijya ahatarenga kilometero 25. B, ibinyabiziga bihinga. C, ibinyabiziga bya polisi, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari iso cyanyacyo. Ndizera ko waramusamo D, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga uretse ibinyamitende bibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Kiriya cyapa kiba kikubuza kudepasa ibindi binyabiziga uretse amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande ndetse n'ibinyamitende ibiri. Ese icyo cyapa kiba gifite ibimenyetso cyangwa se ibirango by'amabara sate: A ngo umweru n'umukara, B umutuku n'umukara, C ubururu. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A umweru n'umukara na B umutuku n'umukara bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B umutuku n'umukara. Murabizi icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kikaba kivuga ngo birabujwe kunyuranaho, kunyura ku binyabiziga, ibinyamitende ibiri ndetse n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Ko mu birango haba harimo imodoka ebyiri, ariyo iy'umukara n'iy'umutuku. Rero bari bakutubwiye amabara yabyo, ni ibirango biba bigizwe n'amabara ariyo umutuku n'umukara. Haba harimo imodoka ebyiri, iri ibumoso iba isa umutuku, iri iburyo iba isa umukara. Iyo iri ibumoso impamvu iba isa umutuku ni uko bari kukubwira ko bibujijwe kujya ibumoso ugiye kunyuranaho, ariko ugiye kunyura kuki? Ku modoka. Ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande byo biba byemewe kuba wabinyuraho, kubera ko mu birango haba harimo imodoka. Bibuza ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Waba ukeneye kwiga tubigufashamo, aho duha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha, tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Bibutsa ko Rwanda Driving College yabazaniye urubuga aho ushaka kujyaho ukihugura gukoresha iminota 20. Jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangire wihugure gukoresha igihe neza. Nubona utari guhita ubibona neza, jya muri comment, link irimo. Comment ya mbere niyo link yakugeza kuri urwo rubuga, hasigaye nugerwaho. Igihe nikizakubana ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A inzira y'abanyeshuri, B abanyamaguru ntibemerewe, C agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo hegereye aho abanyamaguru bambukira. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, hegereye aho abanyamaguru bambukira, kubera ko kino cyapa kenshi urakibona wagera imbere ugahita ugera kuri zebra cross. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ukibuka ko ibyapa biburira bishyirwa mu ntera iri hagati ya metero 150 na metero 200 y'ahantu habyerekana. Waba ubonye kino cyapa kikubwira kugeza hegereye aho abanyamaguru bambukira, ukabanza ukagenda iyo ntera mbere yuko uhagera. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramuskandika wa papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B vuza ihoni ukomeze. C gabanya nurangiza ukomeze witonze. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A,
umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Uhita uhagarara ukareka akabanza agatambuka, ukabona gukomeza urugendo rwawe. Utari wahisemo rero A, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Wabona hari ikintu kiri kukugora ucyandika muri comment, ugakanda subscribe kugira ngo nikishyiraho uzahita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. Ese amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu ari mu gihe cy'imvura hari ibihu byinshi? Ango ni meza kuko atumureba kure. B, ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Se, akwizeza ko abandi bakubona. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika wa papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Ni mabi. Ubundi mu gihe cy'ibihu ukoresha amatara kamena bihu. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramuskandika wa papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye mu muhanda urombereje bice byinshi agomba kugendera mu kihe gice cy'umuhanda. Ese winjiye mu muhanda ushaka kugenda mu kihe gice cy'umuhanda? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. Ango mugendera mu gice icyari cyo cyose kirimo ibinyabiziga bike. B, kugendera ku gice icyari cy'ibumoso kiretse ushaka gusohokera iburyo. C, kugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda kiretse ushaka kunyuranaho. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gutwarira mu ruhande rw'iburyo bw'umuhanda kuko hagenewe imodoka. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, kugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda kiretse ushaka kunyuranaho. Kubera iki? Kubera ko iyo ukinjira mu muhanda uhita winjira mu ruhande rw'iburyo, uhita ugendera iburyo. Ariko nk'iyo ugiye kunyuranaho, urabizi iyo tugiye kunyuranaho tunyuranaho duciye mu ruhande rw'ibumoso. Kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ariko niba kubaza ngo igihe cyose ni ibumoso uzavuge ko nta iso cy'ukuri kirimo. Ariko umenye ko ugomba kugendera mu ruhande rw'iburyo kiretse ushaka kunyuranaho. Ndakeka ko waramusamo C, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara bicishemo umurongo utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe cy'ukuri. A, birabujijwe gukata iburyo. B, tangiza ku bindi binyabiziga bigenda mu gihe ugiye gukatira iburyo. C, kata iburyo mu gihe nta bindi binyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta nkengero y'umuhanda yegutse iri iburyo. Hano urabona izo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni A, birabujijwe gukata iburyo. Itegereze neza urebere kwa bino birango. Harimo agafresh gakata iburyo ariko gacishemo umurongo utukura. Bivuze ko bibujijwe gukatira iburyo. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Unacyumva igisubizo cy'ukuri uhita wumva ko igisubizo cyakagombye kuba n'ubundi icyo mu byapa bibuza. Uzi ko ibyapa bibuza washakira mwa bino bisubizo bine bivuga ngo birabujijwe. Ndakeka ko waramusamo A, birabujijwe gukatira iburyo. Ndizera ko waramuskandika wa papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ugeza hari inzira y'abanyamaguru barindiye kwambuka. Ntibatangiye kwambuka wakora iki? Ugeze hari kuri zebra cross hari abanyamaguru bambukira ugasanga barindiye kwambuka ariko ntibari batangiye kwambuka. Ese uba wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, kuvuza ihoni. B, kwihangana ugategereza. C, gukomeza. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro.
hano izo cy'ukuri nta kindi ni B, kwihangana ugategereza were gutanguranwa n'abanyamaguru, urihangana ugategereza bakabanza bambuka, bamara kwambuka ukabona gukomeza urugendo rwawe kugira ngo utabateza ibyago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kurenga uretse mu gihe ubundi iriya mirongo irombereje hagati mu muhanda kubera ko tugendera iburyo, ubu ubujijwe kuyirenga waba ucagaguye waba udacagaguye. Ariko iyo ucagaguye ngo uba wawurenga ngo mu gihe runaka, mu kihe gihe ngo agomba kunyura ku kindi kinyabiziga, aribyo mwita gutepasa, mbega gukatira ibumoso, se guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi D, ibisubizo byose nibyo. Urabizi ra murongo wo hagati ucagaguye ubu ushobora kuwanyuranaho, ari byo twasubije kuri A, ubu ushobora kuwakatira ibumoso, ari byo byo kuri B, ndetse wanahindura cyangwa ukajya mu kindi gice cy'umuhanda ugakata ukaba wasubira inyuma. Mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije ku kizamura kora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba kigenewe iki? Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ngo inzira y'abanyamaguru, B agahanda k'amagare, C A na B byose ni ukuri. A inzira y'abanyamaguru na B agahanda k'amagare bikaba ari ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B agahanda k'amagare. Murabizi kiriya gice amagare acamo kiba gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, none bakivuga ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa ujye uhita umenya ko kigomba gucamo n'ubundi binyabiziga, rero aba ari agahanda k'amagare. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125 nijoro igihe ijuru rikeye. Ntabwo ari saa 11:45, ahubwo birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo, nibyo bita ngo nijoro igijuru rikeye. Abashobora kumurika mu ntera rero, ngo metero 100, B metero 75, C metero zingahe, metero 25, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kinini B muri metero 75. Ese waramusamo B metero 75? Ese waramuskandika ku papuro? Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo iyo kuva bwije kugeza buke cyangwa bitewe nuko ibintu bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200, ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Bishobora kugaragazwa ku buhe buryo? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe. Inyuma ni amatara abiri atukura, B iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumba risa n'icunga rije cyangwa ry'umuhondo. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kinini se, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ni iso cyukuri, nyuma ni amatara biratukura, ariko iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro bashyiraho itara ndangaburumbarare risa n'icunga rishishe cyangwa se risa umuhondo. Wari wahisemo A iba ari iso cyukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B iba ari iso cyukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo sivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije, kanda subscribe kugira ngo ikintu cyose kiza ujye tukibonera ku gihe, kubona icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Bibutsa ko Rwanda Driving College yabazaniye urubuga ujya kuri Google ukandikamo ngo www.ibiziga.rw ugakora ibizame. Haba hariho ibizame ukora mu buryo bw'iminota 20 nk'iyo uzakoraho ku kizamu uzakora kuri polisi. Ni ingenzi ko wajya kwihugura kugira ngo nugerwaho igihe ntikizakubere imbogamizi. Waba ukeneye kode cyangwa ukeneye kwiga, koresha iyi nimero 0789351626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu, tugufashe kwiga uburyo ubwo ari bwo bwose waba ushaka kwigamo, umwanya uwo ari wo wose waba uboneka, amasaha ayo ari yo yose waba ubonekeraho turakwigisha, kandi wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Abantu muri hafi gukora amahirwe masa, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.